Pastor Mpyisi nagiye kumusaba arimo arambwira ati narose kandi narose neza cyane. Ati narose floating in the sky. Ariko nzengurutswe na Bibles. Bibles floating all over the place, nanjye flying. No, let's keep those Bibles floating. Nk'uko bivuze muri iki gikorwa cyo kwibuka Pastor Ezra Mpyisi, hari ibintu bita byumvikana ku muntu wese wamumenye cyangwa yigishije, n'urukundo yakundaga Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ariko ntiyayikundaga nko gukunda Bibiliya gusa nk'igitabo, ahubwo yari umunyeshuri kandi umwigisha wa Bibiliya. Yigishaga Bibiliya mu buryo bwimbitse bwihariye. Muzi imvugo yakundaga kuvuga rimwe na rimwe abantu bakagira ngo no gutebya, ariko iri deep, avuga ati ugomba guteka ukarya ndetse ukanuza ijambo ry'Imana. Hari n'amasomo menshi muri Bibiliya tumwibukiraho rwose yitagaho, ashishikariza abantu, akundisha abantu ijambo ry'Imana. Rero mu gihe twibuka pasiteri, umwaka hafi uraho iminsi 2 asinziriye atabarutse, twabonye uburyo bwo gutangariza abantu bose, ntabwo ari itorero runaka, si itsinda runaka, kuko pasiteri siko yabikoraga. Uramuzi ku maradiyo aho yigishaga hirya no hino, yigishaga abantu b'Imana ijambo ryayo. Twahisemo rero gukomeza uwo murongo, kugera ikirenge muke, gukomeza ibyo yatangiye, natwe dusubukura iyo Bible study. Bible study cyangwa se ishuri rya Bibiliya izajya yigira muri kaminuza ya Iniraq aha turi. Izajya yiga ryari? Izajya yiga ku isabato ya 2 n'iya 4 ya buri kwezi, ndetse iranatangira muri uku kwezi dutangiye. Azaba ari ku itariki 8, watamenyereye izo gahunda y'Abadventiste, itariki 8 tuzajya dutangira saa 9:30, dusoje isabato zuba rirenze, ubwo ni saa 12. Tuzakira abantu baturutse hirya no hino, turabyiteguye. Twatangiye kubona abatubaza gahunda. Abantu ntago dushaka ko biyandikisha ngo tugire structure y'amashuri isanzwe, ngo dutange link y'abantu biyandikisheho, oya, ahubwo ni uburyo bwo gusenga nk'ubundi. Cyakora kuko rizaba ari itsinda ryo kwiga Bibiliya, abantu bose bazaza. Icyo gihe tuzaganira ijambo ry'Imana, tugiye kwiga Bibiliya duhereye mu itangiriro, aho Imana izadushoza, izatugeza n'ihazi, ko twizeye ko umwarimu ari Mwuka Wera. Twe tuzaturi ba facilitator gusa, abantu bafasha muri organisation y'iyo gahunda y'iryo shuri. Abanyeshuri nibaza, ubwo nibwo bazabona gahunda twateguye yo kwiga. Ikindi umuntu yavuga ni iki, icyo twavuga yenda si ngombwa ko aba facilitator tubabatangariza, ariko nkuko nabivuze, umurongo wa pasiteri niwo tuzakomeza. Iyo yajyaga kuri radio kwigisha, ntabwo yigishaga Adventiste gusa. Iyo yajyaga kuri YouTube iyo yigisha, ntabwo abaga ari Adventiste gusa. Ni umuntu wese ufite inyota yo gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Hari isomo pasiteri yakundaga riboneka muri Zaburi y'119:105, uvuga ko ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge byacu, ari umucyo umurikira inzira zacu. Rero mu gihe turimo cy'umwijima mwinshi mu bintu byinshi, ndararikira abantu bose kuza ngo dufatanye kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo bizatinda ko tugaba amashami, kuko ishuri rizaba rigari. Pasiteri we yigishaga akoresheje uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga, radio, YouTube, n'uburyo buri bwa classe buri physique, nkuko yigishaga hano muri Iniraq. Natwe tuzabukoresha. Turararika abantu bose bakundaga pasiteri, banyuzwe n'imibereho ye ndetse n'inyigisho ze, kuza bakajoininga iyi class. Imana izahaduhera umugisha nta gushidikanya. Uburyo burahari. Murabizi ko duherekeza pasiteri Ezra Mpyisi habaye ikintu kidasanzwe. Abandi bantu tumenye ko iyo miryango yabo, inshuti n'abavandimwe baherekeza, batanga indabo, n'abashyira indabo ku bituro, ariko pasiteri siko byagenze.
abantu batanze Bibiliya kugira ngo umushinga yatangiye wo gutanga Bibiliya ukomeze. Uwo mushinga rero n'ubu irakomeje. Hamaze gutangwa Bibiliya 2,000 muri format ya Bibiliya imwe igura 12,000. Bibiliya pastor yakundaga murazizi. Ntabwo ari Bibiliya ibonetse yose, ni Bibiliya tugura 12,000 tukayiha tukayitanga. Uwo mushinga urakomeje. Turifuza ko vuba, ntabwo ari kera, tuba twongeye gutanga izindi Bibiliya 2,000. Funds cyangwa amafaranga turimo kwakira rero ubu ngubu yose nagamije umushinga dufite imbere, nubwo foundation ifite izindi programme nk'iz'uburezi, gufasha abana bava mu miryango idafite ubushobozi ku accessinga ku mashuri, ariko uwo mushinga uzaza nyuma. Uwo turiho no gukomeza igikorwa pasteur yasinziriye arimo gukora cyo guha abantu Bibiliya. Cyongereho si ukuzibaho gusa, ahubwo urumva ko twatangiye no kugira ngo tuzigane. Tuzaba turi abanyeshuri ba Bibiliya, umwarimu azaba Mwuka Wera. Bibiliya pasteur yatangaga mu by'ukuri ntabwo yayihaga umuntu kuko atagira Bibiliya, ahubwo yayimuhaga nk'umurage, legacy, ashaka kumuraga, ko pasteur yari umubyeyi wa benshi. Rero yahihaye abantu benshi basanzwe bafite na Bibiliya, nanjye yarayimpaye n'abandi nawe ushobora gusanga yayihaye abantu benshi basanzwe bafite na Bibiliya. Ariko ari challenge, ariko kubwira ngo iyi niyo mpano, niyo murage ngo usigiye, wige, teka, urye, uzi ijambo ry'Imana nk'uko abivugaga. Rero icyo kibazo Sami abajije ni cyiza cyane. Abo bantu basanzwe bafite Bibiliya bahawe uwo murage, turimo turabakangurira ngo niba arahawe Bibiliya na pasiteri, ushobora kuyimultiply ugatanga 5, ugatanga 10 se, kugira ngo zigere no ku bandi. Ubu Bibiliya twatanze inyinshi twazihaye amatorero atandukanye, aho abantu bagiye kubatiza, habaye amavuna, ugasanga bizera bashya barazinezerewe nk'uko mubibona kuri website. Icyo kibazo ubajije rero, niba nayo warayihawe, turakurarikira gushyira kuri ya momo cyangwa kuri account zatangajwe ziri muri Equity, gushyira amafaranga kugira ngo Bibiliya ikomeze igere ku bantu benshi. Murakoze.